Ese byagenda gute ushatse gufata likide ya mbere ikonje ku isi ukayivanga n'ikintu cya mbere gishyushye aricyo kirunga? Ese ibyo bikoma byo mu kirunga bizakongeramo imbere? Ese bizateza uguturika guhambaye? Ese bizateza icyorezo cyangwa se ikiza gikomeye cyane? Ibi ni byo biba iyo ugerageje gufata nitrogen ukayishyira mu kirunga. Icyambere ushobora gutekereza kwirinda wambara imyenda yabugenewe ukajya ku kirunga witwaje nitrogen, ariko ibi bizagutenguha kuko ukigera ku munwa w'ikirunga iyo nitrogen yose izahinduka umwuka bitewe n'ubushyuhe bukabije cyane. Aha rero ukwiye kuba umunyadushya ugafata ya nitrogen ukayishyira mu ma cannonballs warangiza ukayirasa mu kirunga icyarimwe. Ibyo nibura byo byatangiza reaction hagati mu kirunga, ariko ndakeka utazifuza kuguma aho ngaho kugira ngo urebe ibizakurikiraho. Aha mbere noneho yuko tuvanga ibintu bibiri by'ubusazi, reka turebe kuri ibyo bintu bibiri. Ku ruhande rumwe ikirunga ni ikintu gishyushye cyane, kiba gifite umuyoboro cyangwa se umwenge hejuru usohokamo ibikoma cyangwa se magma zishyushye cyane, cyangwa se kugira tubyumve neza ikirunga kigera ku bushyuhe bwa degree Celsius 200. Ku rundi ruhande nitrogen iri likide cyangwa se mu bwoko bw'amazi, iyi ngiyi irakonja cyane, ishobora gukonja kugeza kuri degree Celsius ziri munsi ya 200 -210, kandi iyo ibaye umwuka irexpandinga cyangwa se irabyibuha ku buryo yikuba inshuro 125. Niba dukeneye gusuka nitrogen mu kirunga dukeneye nitrogen nyinshi cyane, ariko ibyo si ikibazo kuko izo ngiyo yose yakorwa n'uruganda. Tukaza gukenera uburyo bwo kuyitwaramo aribwo bwo kwifashisha amakamyo yabugenewe kandi afunze neza. Noneho reka turebere hamwe bizagenda bite nuramuka ufashe bya bintu ukabisuka mu kirunga. Ubwo uzasaba kuzazana ama cannonballs cyangwa se ibirasi bisasu ukabyuzuzamo iyo nitrogen ukayirasa mu kirunga icyarimwe mu munwa w'ikirunga. Birumvikana ko ya cannonballs nageramo azageramo ashonge maze atangiye reaction na magma. Ahangaha mu gihe cannonballs zaba ageze mu kirunga azashyuha cyane, ya nitrogen ihinduka umwuka isohoke hanze ihure n'umwuka wo hanze uko igenda ivamo. Iyi ngiyi nitrogen izakonjesha cya kirunga hejuru ku buryo izafominga uruntu rw'urutare hejuru ku kirunga. Gusa icyo si cyo kizajya gitunguranye cyane kuri wowe uzaba ubirebera hanze. Niba uri ahantu ku buryo wafata cannonballs arenga ibihumbi n'ibihumbi ukanaga mu kirunga ya nitrogen, uzatangira noneho kubona ibintu bitangaje cyane. Ibyo bizatuma ya nitrogen izakonjesha ikirunga hejuru, ariko pressure cyangwa izabaho munsi mu kirunga cyane. Ibyo bizanatuma ikirunga gitangira gutigita. Birumvikana ni ibisanzwe ko hejuru mpazakonja cyane, ariko pressure izaba iri mu kirunga izakenera kugira aho ijya. Ibi nibyo bizatuma rero ku ruhande ku kirunga hatangira gucikagurikamo. Ibi bitume hasohokamo magma cyangwa se bya bikoma bisohokemo ari byinshi, maze no guturika gutangire, uguturika kudasanzwe. Ibi bizohereza ibyuka bibi byinshi mu kirere. Ibi bishobora no kuzangiriza ikiremwa muntu. Ibi ngibi nabyo bikomeje bishobora guteza umutingito ukomeye cyane, ariko umutingito watewe n'umuntu cyangwa se witwa induced eruption. Inama nakugira rero nuko ibi bintu utazigera ubigerageza kuko ingaruka zabyo ntiwabasha kuzirengera. Murakoze, tuzongera mu kiganiro cy'ubutaha, ikiganiro cyacu ubucurabwenge. Mugikurikirana muri kumwe nanjye Abdul, kandi amakuru tubageza harizewe cyane. Mwakoze musubscribing, mutange n'ibitekerezo hasi mu mwanya wa comment, kandi ubu butumwa cyangwa se izi video muzigeze ku nshuti zanyu. Murakoze.